Bible gamba bweti Bibiliya ivuga gutya, umwana w'amagesi umwana w'umunyabwenge asanyusa kitawe ntago yarira mu gihe ayaga gufuga buramu bwo ngo ashaka kuguha ubuzima bukomeye kurwa rero kuri uyu munsi wa none. Kamafa tegede Umwami wawe arakumva urunakurwa rero uyu munsi wa none. atetereza amatugo Yarama kwitegereza urunakurwa rero uyu munsi wa none. krize kigambo cya Katonda Akira ijambo ry'Imana. mukamafa Yesu Kristo. Yesu wacu nashimwe cyane. Murabona ko bidasanzwe uyu munsi twinjiye mu kibuga turi babiri kandi kuko umwuka ari umwe naho twaba barindwi. Icy'ingenzi ni uko umwuka ari umwe n'Imana ikagira ute. Rero reka muri uyu mwanya tubanze kwivuga ku mazina. Nitwa Prophet Ezekiel. Manje kubashimira mwese abari mu iteraniro, abari kudukurikira hirya no hino, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mperereye rero ahangaha mu mujyi wa Musanze. Kenshi nkunda guterana namwe kubera urukundo mbakunda, ari na mission Kristo yampaye. Haleluya. Ndacyayishima, ndacyarindiriye ku mavi icyo yavuganye na reka dusabe na mwene data mukozi w'Imana Kisamunyu abasuhuze mu kigandi. Mbaramuseza muniye jya mukamafa Yesu. Warabasuhuje mu izina ry'Imana Data, Umwana wa Yesu Kristo. Amanyagange Amazina yiwe biridwa Hakizimana Jean Bosco. Yitwa Hakizimana Jean Bosco. Urunakurwa rero uyu munsi wa none naze mu nyumba ya Mukama, yaje mu nzu y'Imana ngo tugane, ngo muganire ku kigambo cya Katonda, ku ijambo ry'Imana. Urunakurwa rero uyu munsi wa none nzikiriza ashaka urunakurwa rero uyu munsi ocyuko buramuko uve mu buzima bundi wari urimo. Urunakurwa rero umunsi wa none Mukama kwagara Yesu aragushaka. Urunakurwa rero uyu munsi wa none shuka garuka. Yesu akwagara, Yesu araguhamagara. Yesu akwita, Yesu araguhamagara. mukamafa Yesu Umwami wacu Yesu urunakurwa rero uyu munsi wa none agutegeda amatu, arimo arakumviriza. urunakurwa rero Teza amatwi. mukamafa Yesu Umwami wacu Yesu akwagara, aragukunda. urunakurwa rero uyu munsi wa none kiriza ikigambo cya Katonda, akira ijambo ry'Imana, uriteke mu mutima go, urishyire mu mutima wawe. urunakurwa rero uyu munsi wa none otegeda gucyuka, wumvirize neza kwakira uyu munsi urunakurwa rero uyu munsi wa none. Yesu azize mu makago aya masaha no muri uyu mwaka, urunakurwa rero uyu munsi wa none inyumba yo inzu yawe ryosuramo iyo uryamamo, urunakurwa rero uyu munsi erime kibi yari irimo ikibi Satani na Satani yamaze gutukamo, yari yamaze guturamo, emirembe atagiriho, kandi ngo nta n'ubuzima bwari buhari. urunakurwa rero ariko uyu munsi Mukama wafe umwami wacu Yesu atuse mu nyumba yo, agarutse mu nzu yawe. Satani agamba, Satani yahunze. urunakurwa rero uyu munsi wa none ayaga gufuga buramu bwo ngo ashaka kuguha ubuzima bukomeye. urunakurwa rero kuri uyu munsi wa none Mukama wafe tegede umwami wawe arakumva. urunakurwa rero uyu munsi wa none atetereza amatugo yarama kwitegereza. urunakurwa rero uyu munsi wa none krize kigambo cya Katonda, akira ijambo ry'Imana. mukamafa Yesu Kristo. Umwami wacu Kristo ayobebe nawe yakwitegereje nawe. urunakurwa rero uyu munsi wa none worogendo gufa bufi, wari ugiye gupfa urupfu rubi, ariko urunakurwa rero ariko uyu munsi wa none urunakurwa rero kuri uyu munsi wa none Mukama wafe umwami wacu Yesu azijyo kukunona, aje kukureba, urunakurwa rero aje kugukiza, kiriza Mukama wafe aje kukuzamura hejuru murokozi wo, kuko ari we mucunguzi. urunakurwa rero uyu munsi wa none Mukama wafe Yesu Kristo umwami wacu Yesu Kristo anatero kukoma wo murundo go kubiri, aje kugaruka kuri wowe ndetse inshuro ya kabiri. ngakoma wo kunona kanisa
aje kureba itorero. ese kanisa cye kiki Ese itorero ni iki? ekanisa gye mutima go Itorero ryiza ni umutima wawe. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none ekigambo kya katonda ijambo ry'Imana kyagala okuyingira rirashaka kuza kuri wowe mu mutima go mu mutima wawe. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none, olunaku rwa leero uyu munsi wa none ekigambo kya katonda ijambo ry'Imana kigenda okukyusa amakago rigiye kuza gufata ibigwi bikomeye ku olunaku rwa leero kuri uyu munsi wa none. basabo ne banyabo Abasaza ndetse abagabo namwe ababyeyi n'abakobwa, olunaku rwa leero uyu mukazi munsi gwe wa none wa mubyeyi we, cyuka obulamu bwo garuka wakira ubuzima mukama bukomeye. akwagala Yesu aragushaka. satani agusibye emikono Satani yari yaragusizeho amaboko ye, olunaku rwa leero ariko uyu munsi wa mukama none waffe agusumuludde Uwiteka aragukinguye, olunaku rwa leero uyu munsi wa none awaze mu nyumba ya mukama abantu baje mu nzu y'Imana. olunaku rwa Uyu leero munsi wa none mukama akwagala Yesu aragukunda. beera kano Mu gahe nk'aka, sawa y'omusanvu mu masaha nk'aya, olunaku rwa leero kuri uyu munsi wa none mukama akwagala Yesu aragukunda. mukama akunoonya Mukama Uwiteka aragushaka. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none agukute mu mikono gye agufite mu biganza bye. olunaku rwa Uyu leero munsi wa none mpulira ekigambo kya agiye mukama kuvuga ijambo ry'Imana kijye mu mutima go riza mu mutima wawe, rikyusa obulamu bwo rihindura ubuzima bwawe. olunaku rwa Uyu leero munsi wa none babageragenda okukuba edogo bajyaga bagutererezaho imyuka mibi, ariko olunaku rwa leero ariko uyu munsi wa none mukama waffe akomyewo Uwiteka akugezeho. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none ojja kweraka bwebasi ugiye kuryama nk'uryamye. wabadde oyebaka n'odasuumagira Wajyaga uryama ntugire icyo ubona, naye olunaku rwa leero ariko uhereye uyu munsi wa none ugiye gusuumagira ugiye kuryama. olunaku rwa leero Uhereye uyu munsi tobadde olina emirembe ntabwo urongera kugira amavunane, amakaago ntabwo urongera kugira imvunane, ariko olunaku rwa leero ariko kuri uyu munsi wa none mukama waffe akomyewo umwami Yesu agarutse kuri wowe mu maka gawe ndetse no mu byicaro byawe. olunaku rwa Uyu leero munsi wa none habadde harimo okukuba emigo Uwiteka aje gukubita ibyari birimo kugukubita. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none kkiriza mukama ature mu makaago umviriza Yesu azature mu byicaro byawe. mukama waffe kristo ayogedde nti Umwami wacu Yesu Kristo yumvishije gusaba kwawe. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none agenda okukyusa omusajja wo agiye kugarura umugabo wawe mu buzima bwiza. ebintu byonna bye bamuwa Ibintu byo bamuhaye arabirutse. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none agenda bisesema agiye kubivaho. olunaku rwa Uyu leero munsi wa none abadde asula ng'anywa omwenge yajyaga aryama nk'uwasinze, akarara mu bbaara akaryama mu mahoteli, mu tubari n'ahandi. olunaku rwa leero Uhereye none wulira icyo mukama ayogedde naawe ufite umwuka avuganya nawe. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none beegayirire basaba ne bannyabo namwe bagabo namwe babyeyi, olunaku rwa leero uhereye uyu munsi wa none emikono gyo intoki zose zibadde nga zisibye izari zifunze. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none mukama waffe umwami wacu aragarutse agarutse. olunaku rwa leero Uyu munsi kkiriza mukama waffe yesu mwakire Kristo Yesu, koko olunaku rwa leero kuko uyu munsi wa none akomyewo amena ageze kuri wowe. Amena, amen. satani abadde agusibye emikono Satani wari waraziritse ibiganza byawe ndetse n'abaana bo mukama we yakuwa n'abandi Imana yaguhaye. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none satani n'abacyangaranya Satani n'abadayimoni be olunaku rwa uyu leero munsi wa none gatonda ayogedde nti Uwiteka aravuze ngo olunaku rwa uyu leero munsi wa none mukama ava agenda okukyusa abaana bo umwami aje gukiza no kurokora urubyaro rwawe. olunaku rwa leero Uyu munsi wa none obadde olina ne zaalaawo
wari udafite urubyaro, ariko olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none mukama alukuwadde. uwiteka aguhaye urubyaro. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none ubadde ng'oli mu kinya wansi, wari umeze nk'uri mu rwobo hasi cyane, ariko olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none mukama waffe akuggyeyo. uwiteka akuvanye muri rwa rwobo, Ariko olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none kwata emikono gya Katonda. fata ukuboko kwa Kristo, Olunaku lwa leero akira uyu munsi wa none emikono gya Katonda imbaraga za Kristo zijja okukunoonya, zije kukureba, zigenda okukuggyayo. zije kukuvanayo. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none kwata ebisumuluzo fata imfunguzo byo gusumulula byo gufungura ebintu byo ibintu byawe byabadde nga bisibye. ibyawe byari bikingira. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none nkwegayiridde. aho ongera worebe neza. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none mukama akwagala. Yesu aragushaka. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none obadde ng'otambula mu kkubo, mugenda nk'ugenda mu muhanda, ariko olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none bagukuba amayinja, bashaka kugutera n'amabuye, ariko olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none ng'oyambuka ekkubo, uyu munsi niwambuka umuhanda, ariko olunaku lwa leero uyu munsi wa none kwata obulamu, fata ubuzima, kwata obulamu obutagwawo. kira ubuzima butavaho. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none mukama akomyewo. uwiteka agarutse kuri wowe. Olunaku lwa leero umunsi wa none nkwegayiridde. irebere neza. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none amakaago, ibyicaro byawe abantu bona wootudde, n'ahantu bose muturanye, ariko banatera kwagala, nubwo bamwe batagukundaga, ariko olunaku lwa leero uyu munsi wa none mukama ayogedde nti uwiteka aravuze ngo azanye obulamu obutagwawo azanye ubuzima bukomeye kuli wowe. ku buzima bwawe. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none hegayiridde basaba ne banyabo. mwumve neza yemwe bagabo namwe babyeyi. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none nkwegayiridde hoya nimwumve neza, omuntu yenna umuntu wese nga yategedde ekigambo kya Katonda. wakumviriza neza ijambo ry'Imana. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none olunaku lwa leero uyu munsi wa none kkiriza mukama waffe Yesu akira Yesu nk'umwami wacu. agenda okukyusa ebyagaana okukyuka, agiye guhagurutsa ibintu byari byaranze. ariko olunaku lwa leero kuri uyu munsi wa none nkwegayiridde basaba ne banyabo. arimo arakwingingiriza kumvira Yesu nk'umwami wawe. Olunaku lwa kuri leero uyu munsi wa none obadde ng'oli mu bbanga, naho waba uri mu bibazo, ariko olunaku lwa leero naho uyu munsi wa none ng'osula ng'okaaba, naho waryama uri kurira, ng'omusajja ng'agukuba emigo. naho warira ko umugabo wawe agukubita, Olunaku lwa leero uyu munsi wa none ugambye nti arakubwira ati olunaku lwa leero umviriza uyu munsi mukama waffe akomyewo. uwiteka arongeye agarutse kuri wowe. Olunaku lwa kuri leero uyu munsi wa none hegayiridde irebere neza, suzuma obulamu bwo, reba ubuzima bwawe, obadde ng'oli mu bbanga. reba ibihe wari umazemo iminsi. Olunaku lwa kuri leero uyu munsi wa none owajja ng'ojja mu kkanisa. warajya kuvuga ko uje mu rusengero, Olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none oba ose mu kkanisa. ubonye mu rusengero. Olunaku lwa kuri leero uyu munsi wa none n'otafuna emirembe. oyo ugiye kubonamo ubuzima burambye. Olunaku lwa leero umunsi wa none hegayiridde. wakiriye ibidasanzwe. Olunaku lwa leero umunsi wa none mukama ayogedde naawe. uwiteka avuganye nawe bwite. Ebizibu byonna ibibazo byose mukama abigyewo. uwiteka bivanyeho. Olunaku lwa leero umunsi wa none hegayiridde. arakwihanangiriza. Olunaku lwa uyu leero munsi wa none nazaarawo. n'utarabyaye. Olunaku lwa leero uyu munsi wa none mukama waffe Yesu umwami wacu Kristo akuwadde obulamu obutagwawo. aguhaye ubuzima. Olunaku lwa leero kuri uyu munsi wa none obadde ng'olumizibwa, naho waba wari ufite ibigoye, olunaku lwa leero kuri uyu munsi wa none buriya kye mukama kyagamba. umviriza neza icyo uvugana n'Imana. Bayibuli egamba bw'eti Bibiliya ivuga gutya, omwana w'amagezi umwana w'umunyabwenge asanyusa kitaawe, ntago yarira mu gihe cy'ama, naye omusirusiru naho ngo umupfapfa
anakubaza mama we ngo abaza nyina. olunaku lwa leero Kuri uyu munsi wa none tegeera ekigambo kya umviriza Katonda ijambo ry'Imana. gwera waaza okusinza Naho waba ushaka kuramya olunaku lwa leero kuri uyu munsi, kuba mu ngalo naho kuba mu ngano olunaku lwa leero uri mu ntoki z'uyu munsi, bangi bakulaba naho abantu benshi bakubona ne bategeera naho batakumva ng'olina ebizibu bavuga ko wifitiye ibibazo, bonna ne bakuvaako bakakuvaho kubera ibyo bibazo bonna bose. olunaku lwa leero Uyu munsi wa none nkwegayiridde weho wirebere gusa, nkwegayiridde wirebere, tumbira Kristo. olunaku lwa leero Uyu munsi wa none mukama waffe akomyewo Uwiteka agarutse ku buzima bwawe. ebizibu byonna by'obadde olina Ibibazo byose waba ufite akaseera kano muri aka kanya mukama abijeewo Uwiteka abivanyeho, bw'aba amaze okubijjawo amaze kubivanaho. olunaku lwa Kuri leero uyu munsi wa none mukama ayogedde nti Uwiteka aravuze ati, nooneho leero ati uyu munsi none rero sumurudde oya tambuka bivuyeho. olunaku lwa leero Kuri uyu munsi wa none tambula ng'osembera emabega tambuka ujya imbere, tambuka ojje mbere tambuka ujya imbere. olunaku lwa leero Uyu munsi wa none, olunaku lwa leero uyu munsi wa none mukama asumuludde ebisumuluzo ebibadde bigusibye Uwiteka akinguye ibifunguzo byari byarafunze ku buzima bwawe. kuba mu ngalo mu linnya rya mukama waffe Ngo Yesu. komera Yesu amashyi mu izina rya Yesu Kristo. tugenda gusoma ekigambo kya Katonda Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi riboneka mu gitabo cya Zaburi 7 ya 70. orunyiriro rusooka Turahera ku murongo waho wa mbere ugende mu maaso tugende dukomeza. Reka abahageze muri Zaburi ya 70 turahera ku murongo waho wa mbere dukomeze. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi, yahimbiwe kuba urwibutso. Imana iturengere cyane. Reka dukomeze. Mana tebuka unkize, Katonda waffe jjangu onkize, Uwiteka tebuka untabare, Katonda wa Isirayeli jjangu onzije mu bibi byange, abashaka ubugingo bwanjye abayagala obulamu bwange bakorwe n'isoni bamware, basibibwe emikono, abishimira ibyago byanjye abayagala ebizibu byange byonna basubizwe inyuma, basembezwe emabega, bagire igisuzuguriro, abambwira bati abangamba bati aha aha, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo, basembezwe emabega, abagushaka bose abanjagala bonna bakwishimire, bakunoonye, bakunezererwe. amina. Abakunda agakiza kawe abayagala obulokozi bwo bajye bavuga bati bajye bagamba nti Imana ihimbazwe, Katonda wa Isirayeli, ariko njyeweho ndi ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. ndi umwavu. Mana tebuka uza aho ndi, Katonda wa Isirayeli jjangu wano wendi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, omenye ebizibu byange byonna, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, gwe mulokozi wange, Uwiteka undinde. Katonda wange onkuume. Amen. Koba mu ngalo mu linnya rya mukama waffe Yesu. Mukomere Imana yacu amashyi. Katonda wa Isirayeli, Imana ya Isiraheli akwagala, aragushaka, aragukunda. bangi baba badde bamanyi, Abantu benshi batamuzi badde bagamba mukama waffe Yesu taliiwo, bavuga ko umwami wacu Kristo ntawe ugihari, naye olunaku lwa leero ariko uyu munsi wa none Yesu yafa Yesu yarapfuye, n'azuuka, arazuka. ge yagenda mu nva, Ngo igihe ngo bageze mu rupfu rwe, n'agenda emagombe, yageze n'ikuzimu, n'akwata Setaani, yafashe Satani
namuboha yarangije aramuzirika, namujya akebisa umuruzo, arangije amwambura imfunguzo, namugamba nti arangije aramubwira, gwe Satani wowe Satani mbere hasi beraho hasi, mpebisa umuruzo byange, zana imfunguzo z'abanjye, nazo kunonya nizo naje kureba. bino bisa umuruzo, Izi mfunguzo oba dose wari iby'abantu ufunze abantu, nayo runaku rwa rero ariko uyu munsi wa none tata angambye nti ati data wa twese uri mu ijuru angambye nti yambwiye ati nzige ngo nze kurembera abana ba kuza kurengera imfungwa wafunze. orunaku rwa Uyu rero munsi wa none gatonda kugambye nti Uwiteka aravuganye nawe, twategisa umuruzo, fata urufunguzo rwawe, ogenda sumurure, genda ufungure, genda sumurure, genda ufungure, genda sumurure, genda ufungure, genda sumurure, genda ufungure. orunaku rwa rero Umunsi wa none wegayiride ngo rwose ntakongera kwiheba, tojya gukaba amaziga ntakongera kurira ubuzima bwawe gw'abado nubwo wariraga. Uhereye umunsi wa none, uyu munsi wa none ngo ndetse ngo n'imiti bagiye ngo ibirozi bagiye bakuroga, yaba mu macumbi yawe, mu mayira unyuramo, cyangwa se aho wicara hose, uyu munsi wa none akira ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ngo umviriza, umwami wacu Kristo agarutse ku buzima bwawe kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none atumviriza wowe wicaye mu nzu y'Imana, kuri uyu munsi wa none Uwiteka umwami wacu Yesu ngo niwe waje ahangaha uje kuguterura ngo akuvane mu bibazo byose wari urimo, abikuvanemo, aguterure, nakujyane mu mbaraga z'umwuka. Kuri uyu munsi wa none akira ijambo ry'Imana. Amarira yose wahoze urira ngo Uwiteka waremye ijuru n'isi, kuri uyu munsi wa none amazina yawe arayazi. Uyu munsi wa none Uwiteka aje kuguterura muri izo ngorane zose. Kuri uyu munsi wa none naho waba udafite gutuza, kuri uyu munsi wa none Uwiteka niwe ugukunda nubwo muri aka gacu. Kuri uyu munsi wa none Uwiteka aragukunda. Kuri uyu munsi wa none abamama, uyu munsi wa none abagabo ntabwo bari bagifite ubwenge. Kuri uyu munsi wa none, kuri uyu munsi Uwiteka abahaye ubwenge. Satani yari yaraziritse ibiganza byabo, ariko kuri uyu munsi wa none Uwiteka aravuze ati ibyo ngibyo Satani yari yarashyize ku buzima bwawe, Uwiteka bijugunye hasi. Uyu munsi wa none akira ijambo ry'Imana. Niba umaze kuryumviriza neza, kuri uyu munsi wa none inshuti zawe, uyu munsi wa none naho yaba ari umugabo wawe, kuri uyu munsi wa none agiye kukubwira ati mushuti wanjye, sheri wanjye, ndagukunda. Ati inshuti yanjye, ati nyegera, nyegera sinkukubita nanone. Kuri uyu munsi wa none ati Uwiteka yankozeho. Uyu munsi wa none yambwiye ati mve mu buzima bwa kera. Kuri uyu munsi wa none ibya bindi wari uzi bya kera, bya bindi bya kera wari uzi
si cyabirimo. ati ntabwo ari byo bikiriho uyu munsi, byahindutse. ati kuri uyu munsi ati nabivuyemo, byahindutse. none mushuti wanjye, shari wanjye, none uyu munsi mukunzi wanjye, ati nshaka kujya ku itorero, ku rusengero, kandi tugendane tujye kuramya Imana hamwe njye nawe. ati umwami wacu Yesu Kristo agiye kutugarukaho, aduhereza ubuzima bufite imbaraga, ibibazo byacu byose kuri uyu munsi wa none tugiye kubitura Kristo Yesu. kuri uyu munsi wa none Uwiteka avuganye natwe. fata umugabo wawe, umufate umushyire mu biganza by'Imana. kuri uyu munsi wa none Uwiteka Kristo ati Uwiteka ni weho wamumpaye. kuri uyu munsi wa none ati Uwiteka arimo arakubaza, uri gusaba iki wowe? uyu munsi wa none ati Matayo 7 Uwiteka yaravuze ngo, watuseyo Matayo 7 urunyirwa musanvu, Matayo 7:7 urunyirwa musanvu, Matayo 7:7 dusome mu izina rya Yesu. haravuga ngo iki? haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, musabe muri webwa, mukomange muzakingurirwa, mukubanga ku rugi munaguri bwawo. kuko umuntu wese usaba ahabwa, umuntu yena asa nasaba ari webwa. kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akingurirwa. mbese muri mwe hari umuntu umwana yasaba umutsima akamuhereza ibuye, cyangwa yamusaba ifi ekenyanja cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntarusha guha ibyiza ababimusabye. nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubigirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko ariyo mategeko n'ibyahanuwe. amen. komera gatonda mu ngaro, tumukomere Yesu amashyi, tumukomere Yesu amashyi, tumukomere Yesu amashyi. ngo amaze kumva ukuri kuri uyu munsi wa none, ngo aje kongera kwihana kuri uyu munsi wa none. ibibi byiwe ibyo ari byo byose ibyari bituye ku buzima bwawe, ariko uyu munsi wa none agarutse nanone bundi bushya mu nzu ya data wa twese. kuri uyu munsi wa none umwami wacu Kristo agarutse, aragarutse ku buzima bwawe. kuri uyu munsi wa none agiye kukurokora. kuri uyu munsi wa none ese weho wari ufunze amaboko? ese uyu munsi wa none Uwiteka agiye kugukiza. kuri uyu munsi wa none umviriza neza ijambo ry'Imana, akira ubuzima butavangiye.
uyu munsi wa none Uwiteka niwe byose kuri wowe. Fata urufunguzo uyu munsi wa none kuri iri jambo ry'Imana. Kuri uyu munsi wa none vuga ati abantu bose ari abanyanga iwacu cyangwa iwanjye bose kuri uyu munsi wa none tugiye gupfukama hasi dusabe Uwiteka, kubera ko Bibiliya yavuze iti ati usaba azahabwa kandi abazashakisha bazaronka kandi n'abazakomanga bazakingurirwa. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka arimo aravugana nawe. Komanga urakingurirwa. Kuri uyu munsi wa none icyo ushaka cyose ku Mana gisabe Uwiteka. Kuri uyu munsi wa none, uyu munsi wa none umviriza. Uyu munsi wa none Uwiteka Imana yacu arayivuze ati agarutse kuri wowe, kandi agarutse ubwa kabiri, kandi aje kureba itorero, kandi itorero ni uwo mutima wawe Kristo akeneye. Kuri uyu munsi wa none umviriza neza icyo uvugana n'Uwiteka. Umviriza Kristo kuri uyu munsi wa none. Umviriza kuri uyu munsi wa none ati umviriza kuri uyu munsi wa none. Naho waba ufite abana bawe benshi bose ukaba wagenda ukabashyira mu nzu, ariko uyu munsi wa none ati humura, uhereye umunsi iyo nzara yaguteraga kubahisha ibyo bibazo bari bafite uyu munsi, Uwiteka avuganye nawe. Bavaneyo. Uwiteka azanye ubuzima uyu munsi wa none. Wajya kugenda wumva unanijwe n'imitwaro, ariko uyu munsi Uwiteka aravuganye nawe. Garuka mu rugo rwe uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ntabwo ugipfuye. Uyu munsi wa none Yesu arakurokoye, aguhaye ubuzima budapfa. Uyu munsi wa none tugiye gupfukama dusabe mu izina ry'Uwiteka. Icyo ushaka cyose ukivuge mu gihe urabupfukama. Nurebe ibihe wari umazemo iminsi, nurebe ibihe byawe byari bifunze, ariko uyu munsi wa none Uwiteka agarutse kuri wowe. Agarutse kuri wowe inshuro ya kabiri. Agarutse inshuro ya kabiri, aje kureba itorero. Tambuka ujye imbere dusenge, tugende dupfukamye hasi. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuramya Imana gatoya. Kuri uyu munsi wa none Uwiteka aragukunda. Gira ikintu ubwira Imana gito gusa. Kuri uyu munsi wa none Uwiteka nyiribihe ibibazo byose wari ufite abivanyeho, yaba mu muhanda, haba iwawe. Kuri uyu munsi wa none reba Imana gusa. Uyu munsi wa none ngo Uwiteka agiye kugukiza. Kuri uyu munsi wa none fata ijambo ry'Imana ngo zamura ikiganza, zamura ikiganza. Uyu munsi wa none ibintu byose ugiye kubibwira Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ya Isiraheli, weho waremye isi n'ijuru, Uwiteka uyu munsi tugarutse tugusaba
nabo kandi abasenga ndetse n'abinginzi baze mu nyumba yo twaje mu nzu yawe, ngatuzo gusinza twaje kuje tukukuramya, ngatuzo kukunona twaje tuje kukureba. unakurware Kuri uyu munsi wa none dusubirwe mikono twari dufunze ibiganza, ariko unakurware ariko uyu munsi wa none ngose umurura abakazi ngwino ukingure ibiganza by'abamama. unakurware Uyu munsi wa none otuke mu nyumba yewe ngwino uve mu nzu yiwawe, mbasabide omukisa muri yajya mukamafuresi kandi nawe nk'umukozi wawe dore abasabiye umugisha ubwoko bwawe. Kuri uyu munsi wa none arakumviye mwami. Kuri uyu munsi wa none garuka wongere utanga ubuzima n'ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none abagabo bawe bari barafunzwe, intoki zanarakubiswe. Kuri uyu munsi wa none ariko ngo n'abagore ntibari bafite ubuzima, ariko uyu munsi wa none ugarutse gutanga ubuzima. Urakoze kutanza ubuzima, ubuzima buhoraho. Uyu munsi wa none abapapa n'abamama mufate ubuzima buhoraho. Uyu munsi wa none ntago murongera kurira ukundi. Uyu munsi wa none abapapa n'abamama ati ni ukuri. Uyu munsi wa none ibintu byose wari uhagazemo bugarutse ku nzu yawe, bugarutse kuri wowe. Uyu munsi wa none umviriza. Uyu munsi wa none ibyari byakunaniye, byakucanze, byakuyobeye, weho wifuzaga no kwiyahura, weho uyu munsi wifuzaga no gupfa, Uwiteka avuganye nawe. Uyu munsi wa none humura, dore ibyo byose byari biguteye, byari bigiye kugutera kwiyahura. Kuri uyu munsi wa none Uwiteka abivanyeho. Uwiteka avanyeho ingorane zose. Kuri uyu munsi wa none abahaye ubuzima buhoraho. Uyu munsi wa none Kristo ati umviriza icyo umwami avuganye nawe. Kuri uyu munsi wa none ati we arimo arasoza kubasabira. Uwiteka Kristo umwami wacu arongeye akugarutseho. Kuri uyu munsi wa none ntago ugipfuye. Uwiteka wagushakaga. Kuri uyu munsi wa none n'abatagukundaga uhereye uyu munsi bagiye gutangira kugukunda mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Dore Satani arasohotse, Satani arasohotse, Satani arasohotse. Satani yamaze kwirukanwa, yabavuyeho, yabavanyweho, yabavanyweho, yabavanyweho. Satani yabakuweho, Satani yabakuweho, Satani yabakuweho, Satani yabavanyweho mu izina ryo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahaye umugisha uyu munsi wa none. Uwiteka abahaye umugisha kuri uyu munsi wa none. Atavuye hano imbere zanyu kuri uyu munsi wa none ati ubwo Yesu agarutse akaba aje mu ngo zanyu, uhereye uyu munsi wa none mugiye kubona impinduka zo gukira no kubona imigisha idasanzwe. Ati iyo migisha igiye kubazaho uhereye uyu munsi wa none mugiye kubona ubuzima, mugiye kubona imibereho uhereye uyu munsi. Ati
Uwiteka abahaye n'amafaranga kuri uyu munsi wa none, kuri uyu munsi wa none, naho waba wari udafite amafaranga, uyu munsi wa none Satani wari Satani yakuvanyweho, uyu munsi wa none byarangiye, byarangiye mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi wa none ati mbasibude Katonda ati komeza ukurikira Imana. Shalom shalom. Amahoro amahoro ababeho. Muri Nyajya mu Kamafi.